Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka ndamukanye namwe magambo ari muri Nehemiya 2:17. Abo ndi buhatinde uko basabye kwakira abo bansabye. Nehemiya 2:17 aravuga ngo mpera ko ndabwira ntimurebe ko tumeze nabi. Ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Hanyuma ku murongo ukurikiyeho mbabwira uko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora umurimo mwiza. Amen. Haleluya. Ashimye Imana kuba ahangaha muri uyu mwanya. Ndibwira ko nza kugira undi mwanya wo kuza kuboneka ahangaha, ariko amazina yanjye ni Munyaneza Nehemiya. Munyemerere mbere yuko nakira uwo bambwiye kwakira, nakire bamwe mu basaza n'abakecuru b'uyu muryango cyangwa se b'uyu murimo. Nyakubahwa Fortune, mwahaguruka mugasuhuza. Imana ishimwe. Nyakubahwa Kalisa asuhuza abantu. Ntabwo nibavuge bose. Hari na timu iri kumwe na David na Grace na Emmanuel. Mwahaguruka mugasuhuza abantu rwose. Muhaguruke muzamure ibiganza. Aba nabo ni abasaza bakomeye muri uyu murimo. Imana yahumugisha. Hanyuma nakuze nkora ibyaha bitandukanye, harimo ubusambanyi, harimo kwiba, harimo kurwana. Iwacu twaranaraguzaga, twaranaterekeraga. Ubu ngubu nuko indasago zagiye, ari indasago nari mfite bari barashyizeho zitwa iz'ibikagiro. Bari barangagiye ngo abarozi batazandoga. Hanyuma bari barambwiye yuko nibajya kundoga ibyo bagiye kumpera mu burozi amaboko azatitira cyane bitazi. Bari baramaye n'ibiti bitaga ngo umunanira abarozi. Bagatuzaniye mu rugo, hanyuma icyo giti turakigabana nanjye cyanjye gikenyereraho. Ubwo rero Yesu umuntu umeze nk'uwo niwe yakijije. Naje kugira amahirwe njya kwiga muri groupe scolaire uyu munsi yashyogwe yari normal technique. Ngeze kura n'abanyeshuri barambwiriza umuryango witwa Rajipra, ni naho nakuriye ngo namenyeye Yesu. Hanyuma ndibuka ko hari igihe nazamuye ibiganza bavuga bati abashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza wabo ni bane ngo tubasengere bakihana. Nazamuye ibiganza baransengera. Haleluya. Hanyuma undi munsi baravuga ngo bashaka kwatura, basekaga ari nijoro ku mugoroba. Hanyuma barimo batabashaka kwatura ibyaha bakoze tukabasengera ni bande. Ndibuka ko nanjye nahagurutse ngo ndavuga nitwa Munyaneza. Imana imbabarire gusambana, Imana imbabarire kwiba, Imana imbabarire kurwana n'ibindi byaha. Hanyuma Yesu yinjira mu bugingo bwanjye. Guhera icyo gihe ntabwo Yesu yigeze amemukira. Haleluya. Iminsi nagiye ngira agaciro ni iminsi nagendanaga na Yesu. Iyo namusigaga natakazaga agaciro. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu ageze agashaka kwirwanaho, ariko iyo nirwanagaho mu buzima kugeza ubu inararibonye mfite maze kwinjira mu myaka 50 yuzuye. Inararibonye nabonye nuko iyo ugendana na Yesu ni amahoro, ariko iyo umutaye ni urupfu. Haleluya. Ubwo rero icyo ngicyo nashaka kugiheraho ngo mbabwire yuko nk'abangirikani rwose n'inshuti zacu tugomba kugira umunsi tutazigera twibagirwa umunsi twakirijweho. Nubwo iyi mirimo twayikora ariko tugomba kuyikora
twaranyuze ku musaraba. Haleluya. Niyo mpamvu nshaka kuvuga ikintu kimwe mbere y'uko njya kubyarangurura, nuko ikintu cyose tuzasaba tugomba kugisaba mu izina rikomeye ry'umugabo witwa Yesu, kuko nta rindi zina twahawe ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Nk'uko nta maka yatuganirije ejo akatubwira ko nta wundi watsindiye isoko ryo kuducungura uretse Yesu. Niyo mpamvu ibyo dusabye byose tubisaba mu izina. Ubwo rero mise njya mu mpuguro, hari ahantu usigaye byumva henshi abantu basenga abanda gusabye Imana wagize neza n'ibi amen. Iryo sengesho nta kashe iriho, nta n'uburenganzira ufite bwo gusenga imbere y'Imana, kereka muri Kristo Yesu nimwo duhabwa gusa. Ibyo birumvikana? Mumbwire ko mwabyumvise. Uko ni icyorezo ndi kubona hirya no hino abantu bagasenga mu izina rya Yesu, bagasenga gutyo gusa bakibwira ko bihagije. Yesu yavuze ko tuzadusanga mu izina rye. Hanyuma ndahangaha Imana kuvuga ku mateka ya korali Rangurura. Byari kunshimisha iyo magara ahangaha ndi kumwe n'inshuti yanjye Habanurema Laureni, uko sinshobora kuvuga ntamuvuze. Nekereza yuko n'abatavuga atamvuze. Nk'uko nababwiye navuye Ishyogwe, mbona ikibazo cy'itorero, abashyitsi baranga munyihanganire kuko mwaje kudusura, ndavuga nk'umwangirikani. Nabonaga ikibazo cy'itorero muri sogonderi, abantu bacu nta buryo bwo gukurikiranwa babaga bafite. Nta nubwo twari tuziranye muri korali, nubwo twabaga muri korali n'imirimo twakoraga muri Rajepura, abangirikani ntitwabaga tuziranye, nubwo abandi babaga baziranye, bakaba bazi n'uburyo baturoba, ku buryo mwashobora kuba mwatangiye muri 50 mukarangiza umwaka musigaye muri abangirikani nka 15 kugeza igihe mwarangiriraga, abandi bari bien organize bakamenya uko bakora ibintu byabo, abangirikani dusinziriye. Ibyo natangiye kubona ndi muri sogonderi, hanyuma ndi hanze nakurikiranaga n'amakuru yaho mu bafite umutwaro. Igihe kigeze rero nemerewe natsindiye kuza kwiga muri kaminuza, natsinze 96 ariko kubera impamvu zitandukanye ora suspension za muri 97. Ngeze aha muri 97 naje ku bihe byiza, nkijijwe neza rwose, nuzuye imbaraga z'Imana. Naje nsanga nta muri kaminuza harimo ibihe byiza cyane by'ivugabutumwa, byari ibihe by'ububyutse, abantu basenga cyane. Hanyuma twinjirira muri GMI, wa muryango mwahoze muvuga, baratwakira, harimo abarokore bakijijwe rwose beza cyane. Imana ibahumugisha. Reka mbasabe mumere amashi abarokore batwakiriye tugeze muri kaminuza. Hari abantu baba bakijijwe rwose bakunda gufasha abandi. Tuhageze rero bene data baratwakiriye, banaduha aho ducumbika, badufasha kubona aho tuba, kuko abo mu wa mbere no mu wa kabiri icyo gihe ntabwo babaga amacumbi, sinzi uyu munsi uko bimeze. Ubwo twabagaho dushakisha aho kuba, baratujyana rero baradufasha kubona aho kuba. Twasanze bahise banatwakira muri gahunda zo gusenga, amateraniro ya saa sita twakunda gusenga n'abanganya arimo. Hanyuma amateraniro twagiraga n'icyumba cy'amasengesho hariya muri Odile Vest, uri hahoze mu kambe twasengeragamo. Twagiraga mu bihe byiza cyane, tugakoramo n'amasengesho yo kurara. Aho rero niho byatangiriye. Hanyuma na repese nayo bahise bananjyana muri korali Jembi, namazemo na repesemo hafi nk'amezi hafi 2, ndibuka ko nakozemo na presentation nk'ijuru 1 cyangwa 2 muri iyi salle. Hanyuma icyo kora habagamo ikibazo kijyanye n'imyemerere cyangwa se imitekerereze, doctrine ya ntabyita imyemerere, ni kumwe ni Kristo. Rimwe na bapfa ibijyanye n'iby'iwabo mu madini. Ubwo rero ugusenga kwacu naje guhuriramo n'umusore witwa Laurent. Uyu munsi n'umugabo aba muri Canada, ntabwo yabashije kuboneka, icyo kora arabakunda cyane. Ndagira ngo nk'uko mwakomye amashyi munyakira na Laurent mumuha amashyi. Abari muri Canada, Laurent twaramenyanye, tumenya ko twembi turi abangirikani, dusengana na bene data mu matorero atandukanye.
hanyuma icyo kora haza kuvuka ikibazo mu gihe twajyaga dushaka gushima Imana baje kumenya ko turi abangirikani nubwo mbere badukundaga cyane baje kumenya ko turi abangirikani hanyuma bakajya bavuga bati abantu batasohoje gukiranuka kose ntabwo baba bakijijwe. Ubwo ni abantu batabakundi yatangira ibibazo bikajya binavugwa kenshi bigaragara yuko datangiye kuba discrimine kubera kimwe cyo kubera umubatizo kubera n'acu umugoroba umwe muri twe yasajya akanya ko gushimira Imana. Ubwo twanavuye ko twakunda kugenda turi babiri jye na Laurent asajya akanya ko gushimira Imana umwanya barawutwima bavuga batabana meze batyo ntibashobora ntibajya bakizwa nta n'umwanya bafite wo gushimira Imana. Icyo kora turabazanya tuti wamugani kandi bari he turareba muri icyo cy'amasengesho dusanga n'abantu babiri twasengaga dutangira kwibaza abandi bagiye kandi bari he dutangira kuraranganya amaso muri kaminuza dushakisha abandi bangirikani. Inkuru twamenye nuko iyo abantu bageraga muri kaminuza ubwo ni kuvuga abangirikani nibo twamenye amakuru yabo habaga hari ibintu bibiri bishoboka kubera yuko batemerwa nk'abantu bakijijwe kugira ngo bemerwe muri kominote y'abakijijwe bagomba guhindura. Benshi bari barahinduye hanyuma ababaga batabishoboye bigiraga hanze aho ngaho twajya tugira ibitaramo by'abavugabutumwa hanyuma bamwe bakajya hariya hejuru bicaraga abantu sinzi uyu munsi bakihicara abavugabutumwa bakabwiriza bigashyuha bateruye abantu batamena uzamura ibiganza by'Imana icyubahiro hariya hejuru bakunda kwiyicarira abakonari bakaza bati Imana ishimwe bakazamura amaguru sinzi uyu munsi bakiyazamura aho kuzamura amaboko bakazamura amaguru. Abangirikani bacu abaga bataragiye gusenga benshi niho babaga biyicariye. Hanyuma turavuga tuti umurimo urahari kabisa. Nuko jye na Laurent twatangiye kwibaza ngo twakora iki noneho kuko hari ugeze kubivugaho abangirikani boko kubera iyo myifatire bari barahindutse babitaga ngo n'abangirikani bangiritse ku buryo nyine no kubaho wavuga n'umwanya w'ubuhamya bumvaga nta mwangirikani wakizwa neza. Nuko twatangiye kwibaza icyo twakora dutangira gushaka abangirikani bo muri kaminuza ngo tubabwire tuti muri abo tumeze nabi. Twarabashatse ubwa mbere twabonye abantu babiri, umwe mu bantu twasenganaga witwa Joshua yarambwiye ati ngwino ujye kubwereka abakozi bene wanyu. Tugenda tubashaka ndibuka ko twaciye kuri iyi home y'abakobwa sinibuka uko yitwa Viete yatujyanye Viete abo benshi bamwe turababura hanyuma tuza kubonamo umuntu umwe cyo dusanga we n'uwo muri EPR ubu nawe turamufata ni ukuvuga ngo nyuma yanjye na Laurent twabonye abandi bantu twabonye Letitia witwa Letitia uyu munsi asengera muri Little Road Pastor i Kigali. Tubona n'uwitwa Monica n'uwo muntu wo muri EPR tubaye batanu. Presentation ya mbere twese tuvuga tuti reka dushaka indirimbo natwe dutangire kuririmba tujye iwacu kuvuga ubutumwa kuko no ku rusengero kubangirikana benshi batinyaga no kuvuga ko basengera kubangirikana ruguru bavuga ko bagiye mu mujyi kuko ntabwo byumvikana ku buryo umuntu wo muri kaminuza asengera kurangirikana. Iyo bazamuka bagiye gusenga baravuga bati tugiye mu mujyi gusenga mu mujyi wenda ngo bagire ngo bagiye kuri Restoration Church bagiye wenda kuri ADPR bagiye tugiye mu mujyi natwe none turavuga tureka tutagiye tuye gusengera iwacu. Nuko twagiye gukora presentation y'indirimbo ya mbere turi abantu batanu baduha amashyi. Icyo kora ayo mashyi baduhaye sinzi niba baradushimaga n'ubwa mbere twari turirimbye turi kumwe
twari tutaranaza n'uburyo bwo kunyeganyega ariko baduha amashyi ntacyo dushima Imana turicara ariko tubona yuko dukwiye gukomeza gukora umurimo ubwakurikiyeho twaririmbye indirimbo ndibuka ivuga ngo iyo nibutse igihe nataye ntagipfusha ubusa imbaraga zo kugukorera iyo twari twayirepese neza rero noneho tuyiririmbye abantu baduha amashyi menshi Mani ishimwe twazanye izina rya Gloria tuzanye izina rya Rangurura tuzanye izina ry'ibyiringiro hanyuma amatora yemeza yuko twitwa korali Rangurura. Amin. Yari amatora murumva y'abantu batanu namwe murumva kwezi icyo gihe rero ubwo nayitangira ngo mitegire ibyo musora Laurent yahise aba perezida. Laurent twakoranaga hari ibyo yari afite nanjye hari ibyo nari mfite. Laurent yari afite experience mu kuyobora nari nayoboye icyo kora nari mfite umutwaro nari mfite ishyaka nagiraga vision ibyo bintu byaruzuzanyaga nagiraga ishyaka nagira n'umuriro na Laurent yaramenyereye kuyobora turuzuzanya tukagira turi babiri dufatanye ahantu hejuru twabaga turi kumwe n'ubukorari Rangurura yabonye izina hanyuma mu gihe cyakurikiyeho twabonye abandi bantu bashyashya tubonamo ba Fortune abangaba tubonamo ba Emmanuel umugabo we tubonamo ba Alphonse tubonamo nk'abangahe tutangira gukora ikorari yenda kugira imbaraga iyo tubonamo na Loïc Fashaho engineer tubonamo na Jean Claude wo ku Kigeme yaritahiye dutangira none no gusohoka twasohokeye kwihanika tuza gusohokera n'ahandi nyuma yaho rero tuza kubona abandi tubona ba David abangaba tubona ba Grace abangaba tubona n'abandi itsinda ritangira kugira imbaraga Imana yaduhaye umugisha iduha urukundo ako gatsinda gatoya kari kavuye muri iyo discrimination Imana gahaye umugisha twarakundanaga cyane ku buryo bavuga uti turahura ryari twajyaga kujya muri restaurant ntawagendaga wenyine twarajyanaga tukicara ku ntebe imwe tukarira hamwe. Haleluya. Amen. Twashakaga ko hatagira abantu baduhemukira ngo badusubize mu byaha abakobwa bacu twarabarindaga ndibuka yewe na Laurent tukiri bakeya abakobwa bacu twarabarindaga mwumvise ko bari harimo Monica harimo na Fortune twaje kumubona twarabarindaga Fortune twaragenda tukicarana nawe muri doctoire yawe y'abakobwa Laurent akicara ku ruhande rumwe nkicara ku rundi kugira ngo abasore b'abapagani bataza kumutereta kugira ngo abapagani batamubwira amagambo y'ibyaha twarabarindaga Emmanuel ntabwo yaje ari kumubwira akazatugurira kamwe uko twarabarinze rwose batagira abantu babahindura ibitekerezo bakabwira amagambo abajyana mu byaha twabonye umugisha rero bituma imitekerereze abantu badutekereza ngo itangira guhinduka hari n'ibintu bimwe twirindaga nubwo byabaga biri mu burenganzira bwacu baririmbyi twirindaga yuko bazagira icyo batujora twirindaga ko hagira umugayo batubonamo hari ibintu twari twaranaretse twemera kubireka nubwo bwari uburenganzira bwacu hari ibyo tutarya kugira ngo tube abavugabutumwa umuntu atibazaho icyama namwe mugakomezaho icyama mukiri hanyuma iminota yanjye irarangiye twumvaga dushaka guhomba byose ku bwa Kristo hari amagambo twagiraga tuvuga ngo nubwo amaraso yanjye yaba yo kumena ku gicaniro kugira ngo abangirikani bakizwe twumvaga no gupfa twapfa niyo mpamvu tutatinye risike hasabwe n'ibitambo ngira ngo Laurent ntabwo yarangirije ahangaha twari dufite umurimo mugari wo gusansibiriza iby'uyu muryango hanyuma ariko hagomba kuboneka ibitambo Laurent yigaga muri siyansi muri farumasi kubera umurimo munini twabaga dufite byaramugoraga kubikora ngo nige neza ariko twumva tugomba kuwukora Laurent rero ageze mu mwaka wa 2 baramwirukanye
baramwuka kubera sinzi ntabwo yakunze kumenyekana ahangaha nabonye ari igihe bakunda kuvuga wenda niba nuko ari igihe wasakuzaga cyane simbizi. Yaje kugenda ubwo nanjye ibyanjye sindi bubivuge. Twumvaga n'amaraso yacu nubwo yameneka. Hanyuma twagiye duhura n'ingorane zikomeye, abantu baraturwanije kuko niba aje abangirikani bari pepiniere abandi bayoramo, twatangiye umurimo baraturwanya ndetse bashaka yuko dusohoka no muri kaminuza kugira ngo tujye gusengera iwacu kuri paruwasi twe gusengera amahanga, ariko turabyanga. Twajya tumanika amatangazo ku mwaka mushya kugira ngo tubone abanyeshuri bashyashya, tukaturuka hano tumanika tukazenguka kuri resitora. Uko twazenguka tumanika amatangazo, niko n'abandi babaga bari inyuma yacu bagenda bayamanura bayakubita hasi, uburyo bajya kugera aho usoreza basubira inyuma aho wahereye manika itangazo ugasanga ntari kimanitse. Izo zari intambara zirimo hano. Hanyuma ntarava ahangaha igihe badusanga turi kurepeta bakatubaza ngo ninde wabaye uburenganzira bwo kurepeta. Byabaye intambara zikomeye ku buryo itegeko ryo kuvuga ngo abantu imiryango ikorera amahanga cyangwa amatsinda akorera amahanga ashaka ubuzima gatozi byasanze bashaka kutubuza gukora umurimo. Hanyuma ndibuka yuko twaraye twandika amategeko. Hanyuma Aloyiza gufasha nawe ntakunda kuvugwa, ariko yari umuntu ukomeye cyane muri uyu muryango. Duhita twitwa AGE, tubyara AGE, tujyana amategeko mu muryango w'abanyeshuri bo muri kaminuza. Baratwandikiye igihe abandi bagiye kubabuza ngo abo bantu ntibube, basanga bamaze kudusiga icyangombwa cyo gukorera kaminuza. Imana ishimwe, turashimira abayobozi ba kaminuza badufashije icyo gihe. Hanyuma ndi gushaka kugana ku musozo marabuzoma igihe cyane nakije kandi ubundi nkunda igihe itorero turashimira abatwumvise nyakubahwa umuntu amashyi yatubaye. Hari bamwe muri bagenzi be batahise babyumva ibyo twarimo, bumvaga tuje kuvanga mu itorero, ibyo bintu murimo n'ibiki mugiye kwigomeka, mugiye gutangiza irindi itorero. Bamwe ntibatumvise, ariko yaratumvise kandi atubera intumwa. Musenyeri Mutiganda hano ruguru yatubaye hafi, kandi cyane cyane na Archbishop w'icyo gihe Pauline yaratwumvise. Amateka aragora rwose, mwabana w'Imana mwebuse ndagira yaratwumvise. Umunsi wa mbere twakoze gusezeranaho, twatumiye province, twatumiye Archbishop, tunakora bije rwanza ari nk'ibihumbi nka 30 twagomba gusangira fanta turasinya. Twari tukiri bakeya, urumva ntabwo twarengaga 15 n'abatari kuri korali barimo bose, abangirikani bose twabahamagaye ni twarenga 15 icyo gihe, ahubwo abenshi twasanye nabo muri katedrale. Nuko province yaneze dutwerera 18 turaserebura turabyina 18 batwoherereza wari sekreteri wa province icyo gihe yari musenyeri uri mu kiruhuko Josias, araza tumumerera nabi rwose. Turakubonye tumugombarira ibibazo, kuki mutaduhugura, kuki mutatwisha kuvuga ubutumwa, kuki mutatuba hafi, mwebwe ubanza mutakibagombarira, mwebwe ibintu byagiye mu murongo hari. Nuko Imana itugirira neza, itorero ritangira kudufasha ku buryo bagiye bafinansa ibikorwa byacu. Turabashimira abanyakigeme, cyane cyane paruwasi ya Gikongoro, harimo abantu benshi badufashije. Nibagiye kubaza Fortune uko wa mucuti wacu yitwaga Pastor Salomo. Salomo, uyu munsi ni pastor, yatubaye hafi. N'ingendo twatangira gukora nubwo bari bakiduseka, yemeraga kugendana natwe. Hano muri kaminuza baraduseka nk'uko gundi abantu babwiraga Nehemiya bati ibyo muri kubaka ni munsi bisimbukiye bikandagiyeho byawe, bumvaga bizasenyuka. Ariko uyu murimo wakozwe n'Imana. Imana ishimwe. Ndashaka gusoza nsoreje kuri iki ngiki. Hari amasomo abiri twakuyemo. Icya mbere ni uko
ntabwo ari ngombwa ko Imana ikoresha abantu bakomeye. Nge na Laure nitwaje turi muri EPRM, sinzi uyu munsi niba mukigira École Pratique de Langue Moderne, twigaga muri EPRM mu ishuri ryabanzirizaga kujya mu ishuri, ariko Imana yaradukoresheje nubwo hari abantu bari muri lisansi ya nyuma, hari abari muri engineer n'abandi. Turashima Imana nyine kudukoresha nubwo twari duciye mu ishuri. Imana ishimwe. Hanyuma ikindi, ntabwo Imana kujya gukoresha umuntu si ngombwa ko afite ubushobozi bwinshi. Mwari muzi kondisiyo twakoreragamo, twarakoraga igihe gihe, ibuka ko hari igihe twagezaga saa sita z'ijoro. By'umwihariko jyewe saa sita z'ijoro ntazi aho ndi buryame. Urumva abantu bo mu wa mbere nta macumbi bagira. Hari igihe nabaga nageze saa sita z'ijoro ntamenya aho ndi buryame, rimwe bakandangira bati ya macumbi ari kuri resitora ruguru, bati hari umwanya. Saa sita z'ijoro nkazamuka nkajya kureba, nagera ngasanga undi muntu yaharyamye, nkongera nkamanuka. Ariko bwacya tugahuza abangirikani tukabashyira hamwe. Imana ishimwe. Umuntu mbiriza gukorera Imana. Mu gusoza rero umurimo uracyahari. Hari abantu bazababwira ngo impamvu yo kubaho kwa Rangurura cyangwa Ajeyeri yararangiye, bazaba bakubeshya. Ndi mu gusoza, impamvu yo kubaho kwacu iracyahari mwabangirikani mwe, ntabyo kuregeza. Impamvu iracyahari, turacyafite ibyuho byinshi mu itorero. Turashima Imana yuko nyakubahwa Musenyeri ubu ngubu mu bigo byinshi by'itorero bifite abangirikani bayobora ibyo bigo. Kera twakeneraga abakozi tukajya kurambagiza abahandi, ariko uyu munsi turabona abapositeri bafite inshingano mu bigo byinshi, byaba ari iby'itorero n'ibya leta, kandi bagakora neza uwo murimo nk'uko mwene data atanze ubwo buhamya. Uwo nguwo uri mu musaruro w'uyu muryango wa Rangurura. Imana ishimwe. Turashimira Imana ko ari ibyo yakoze, ariko uyu munsi haracyari ikibazo gikomeye. Turajya afite abakristo benshi bataramenya gutandukanya kubatizwa no kuvuka bwa kabiri, benshi bicaye mu itorero. Turajya afite abakristo benshi batarumva yuko bafite inshingano zo guhaguruka bakajyana ubutumwa. Turajya bafite benshi bari inactive. Turajya afite benshi bataramenya icyo bahamagariwe mu buzima bwabo mu itorero, bicaye aho ngaho baza bagasenga ku cyumweru, pastor akababwiriza barangiza bagataha ntibamenye ngo ni iki mpamagarirwa mu itorero. Turajya afite byinshi. Nahoze mbibwira umuyobozi w'iyi branch, mubwira ko twari dufite inzozi yuko Ajeyeri izava mu Rwanda ikagera muri Kongo, ikagera mu bihugu by'iburasirazuba, ikagera ukaza mu muryango mpuzamahanga ufasha abangirikani hirya no hino ku isi kugira ngo biyubake ibyo twakemuye mu Rwanda n'ahandi bikemuke. Muhereje kubona ubutumwa bwacicikanye aho abapasitori babiri bo mu idini bashyingiranywe, bombi ari abagabo. Turi kumwe se cyane aho turi kumwe. Mwarabibonye. Biriya rero ni bya bintu yavugaga ngo nimureba ko tumeze nabi. Biriya nabyo biratureba nubwo mu Rwanda nta bihari, dukeneye gushaka uburyo bwo gukumirira kure. Nk'uko hari umuyobozi umwe ukora ibintu byo gukumirira hakurya ahantu navuze, kugira ngo ibintu bitamugeraho. Natwe buriya nk'Abanyarwanda, nk'abarasa, dufite inshingano yo kwinfluence kugira ngo abantu bave mu byaha. Iyo batinyuka abapasitori babiri bagacisha ku mbuga nkoranyambaga, umugabo wanyashyingiranywe n'undi mugabo akabinyuza ku mbuga nkoranyambaga z'itorero rye, kandi z'itorero nashatse kuvugira aha ngaha akabicishaho, ni ukuvuga ngo ni mobilisation y'isi y'abanyetorero ngo bakore nk'ibyo bari mu gukora. Dufite ahantu abanyabwenge n'abahanga bazi ikoranabuhanga bashobora kwinfluence ibintu babera bakabicecekesha. Niyo mpamvu Imana yahamagara muri kaminuza, ni ukugira ngo muhangane n'isi y'abanyabwenge mu isi imeze kuriya. Ntabwo dukwiye gukora muri context y'abantu b'abanyacyaro b'abahinzi gusa, dukwiye no gukora muri context y'isi isaba ubwenge bwinshi. Ubwo rero umurimo uracyahari bantu b'Imana. Nimuregeze ntihazagiye umuntu ubabwira ngo impamvu yararangiye. Impamvu iracyahari, ikibazo nuko vision ishobora kuba yaracogoye muri twebwe, tukabona yuko guhimbaza Imana no kugira ngo gusa bihagije. Nyamara hari ikindi Yesu yadutumye muri Matayo 28 guhera ku murongo wa 16 atubwira ngo mugende hose. Haleluya, haleluya.
barasa muve mu Rwanda, muve muri kaminuza, sinyibabona no hanze. Mubi byumva ntabwo mperuka kubona igihe kirana babazwe nuko nkoresheje igihe nabi. Nyakubahwa Musenyeri, nkunda kubahiriza igihe ariko reka nsoze. Sinyibona abarasa hirya no hino mu Rwanda. Abo umunsi umwe nubwo twakibagiye twakoze ivugabutumwa muri province yose, umunsi umwe twasabye financement itarenze 300,000. U Rwanda rwose paruwase zose gufata umunsi umwe tujyamo tuvuga ubutumwa, ariko mwebwe sinyibabona. Iba mwigubiranga mwabaye benshi hano, ndatangaye imibare y'abantu 400 muri branch imwe gusa. Mwebwe musatse na Afrika yose mwagize ku munsi umwe, ariko dufite ubunebwe turibwira ko gukomeza guhimbaza dushima Imana ibyo twagezeho bihagije. Ntabwo bihagije. Uhari umugabo umwe waruze kurwana, afata igice kinini ariko ntiyamenya kukirinda. Baravuga bati uriya muntu yarazi kurwana ariko ntabwo azi kurinda intsinzi. Ubwo rero bangirikani ndashaka kubabwira ngo nitukomeza kuzenguruka hamwe ntabwo tuzamarira Imana icyo yari dutegerejeho, ahubwo ubwo niba twaramaze gufata ibice duturukamo tugende dufate n'ibindi. Turi kumwe? Ubwo rero bantu b'Imana ndashaka gusoza umubabaro warumfashe. Reka nsoreze ahangaha. Imana yambwiye gushaka kubaka itorero Anglikani. Tugiye kuza ahangaha muri 1996 hari Imana yari yaranyeretse, reka mbisorezeho senga Imana niyicarire. Yari yanyeretse insengero ebyiri. Yari yanyeretse urusengero rumwe rwari rurimo abantu bashyushye bari gukina, urusengero rurimo amarangi, urusengero rumeze neza abantu banezerewe bari kwitera hejuru. Urwo n'urusengero rumwe nabonye harimo amajwi meza. Ayirangije nyereka urusengero rwacu hari hubatse, mujya mubona tuntu bita udusenge ku rusengero z'Abangirikani, dusenge ahantu abapasitori bambarira. Nabonaga ari ntabwo kubatse gusa, ahandi ari fondasiyo yonyine. Ni muri uwo mwuga twahamagawemo. Hanyuma mu minsi iheruka Imana itambutse, Imana n'ikimerutse kunyereka, yanyeretse ngo hari urundi rusengero abantu barubatse cyane, urusengero rwabo rurimo gutumbagira cyane. Ibikwa by'ubwo rusengero byari bishinze ku nyubako y'Abangirikani nayo irimo kuzamuka ariko itihuta. Ibikwa byabo byari bishinze bifashe ku rusengero rw'Abangirikani. Ngo twajyaga kubafasha bakavuga ati mugende. Bivuga ko Imana ntabwo ishaka yuko dushaka gushakira agakiza hano. Irashaka ko idukoresha tukubaka ibyacu, tukayubakira ubuturo muri Anglikani, abantu bakabona Imana, bakabona ubwiza bw'Imana, bakajya mu ijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Imana irashaka ko tuyubakira ubuturo mu itsinda ryitwa Anglikani, hakaza mu bwiza bw'Imana. Iherutse kunyaniza icyaha cyitwa spiritual plagiarism. Wenda bamwe muri murakora nuza teze cyangwa se memoire, ariko plagiarism ni ukwiyitirira ibyo abandi bakoze cyangwa ugashaka kwandukura ibyo undi yanditse ukabyita ibyawe. Imana ishaka yuko dukizwa tukuzura imbaraga kandi mu mwimerere wagakiza buri wese uko yahamagawe, kuko wahamagawe uko Imana kuyobora aba ari kuyikorera. Haleluya. Haleluya. Dushima Imana y'imirimo itangaza yakoze, yadukuye ku cyavu, yadukuye ku gisuzuguriro. Ntabwo abepiskopi bacu bari bakishaye muri kaminuza nk'uku, nabyo byari mu byo twarwaniraga kugira ngo itorero ry'Imana naryo rigire uruhare mu gufatanya n'andi mu kubaka ubwami bw'Imana. Imana yakoze ibikomeye, rero ndabinginze tuyishimire. Haleluya. Yadukuye ku cyavu itugira abakomeye. Imana turagushimye kuri uyu munsi mwiza. Ntabwo tuzi amagambo twabivugamo, ntabwo tuzi uko twagushimira, ariko wakoze imirimo ikomeye. Amaso yacu yarabibonye. Hari aho watuvanye, wadukuye hasi, aho twari dusebye, aho twari dusuzuguritse, waduhaye agaciro. Uyu munsi dufite agaciro kandi uzarushaho kuduha agaciro. Nasengereye umuryango, nasengereye korari, nasengereye umuryango warasa uwo wubatse. Nasaba imbaraga z'Imana ngo ziwubeho mu izina rya Yesu. Nasaba ihishurirwa riva mu ijuru ngo ribe mu bana bawe. Mwami, tukwemere tuyobore, kandi iby'umwuka tubwira twemere tubikore.
udukoreshe tujyane ubutumwa abenshi bumvaye abo satani yaboshe babohoke. Urakoze Uwiteka, urakoze udushoboza tukagira umumaro mu gihe cyacu, tukagira umumaro mu gihe nk'iki. Icyubahiro n'ikibi cyawe, tuguhaye amashyi menshi mu izina rya Yesu, amen. Komera Imana amashyi menshi cyane. Dr. ajya kwicara yararimo avuga ngo Imana yatugiriye neza, numva ndafashijwe, noneho kwifata birananira. Haleluya! Reka tuzamure amaboko yacu ku bw'icyubahiro cy'Imana.